guys, tuje kureba uko muri work movie dukora akazi kacu. Application yacu ni ngiyi, naberetse uko mukora account, naberetse uko mukora deposit, naberetse uko mugura level cyangwa se umugabane, naberetse uko babikura kakugeraho kuri Momo cyangwa kuri Airtel Money. So noneho nje kubereka uko akazi gakorwa neza 100%. Guys, icyo turi bukore turashaka application yacu kubakoresha application turibuze kwinjira kuri indi work movie. Ubundi ni work movie Rwanda. So ku badakoresha application murakoresha website nk'isanzwe. Gato twinjire muri application yacu nk'isanzwe. Guys, application yacu nukifunguka isa ya work movie nkuko mubona ni Universe, ni urubuga rwamamaza filimi za Hollywood, amakampani akomeye azwi nko gukora amafilimi cyangwa se ama studio. Nkuko mubona nyine izi zose ni movie, ziba zihari zo kwamamazwa, ariko reka ndereke uko gakorwa. Mbere na mbere iyo umaze kugeramo, uko mubibona hano hari home, niho dusanga amatangazo. Hano hakaba task bisanzwe, hano hakaba service, ubwo ni kukeneye service. Hano hakaba activities, kureba uburyo ibintu bigenda bikorwamo cyangwa se ibikorwa byakozwe today cyangwa se end time. Ahamayi ubwo ni hahandi usanga amafaranga, ibiki ayo maze kugezamo, ayo washoye, ayo wakoreye today nibyo. None ubwo ikintu cyambere tugiye gukora, tugiye kanda kuri tasks. Kanda kuri task. Task ahangaha kugira ngo mbereke uko akazi gakorwa kugezana n'isaha. Hari abantu batarasobanukirwa ngo work movie ubundi ikurite ako kazi cyangwa se uko kwamamaza, yamamaza ute cyangwa se gute. Ni kuvuga ngo ahangaha nkuko mubibona hari igiteranyo cyayo maze gukorera. Hakaba totally nayo maze kwinjiza muri makeya, ariko aya nayo mba maze kwamamarizaho, ariko toto hose yose hamwe harimo utundi tuntu tugiye dutandukanye aza kwikusanya agahwana ni na 15 n'amafaranga 40. Nituza kuri hano mu nguni hari complete the task today, ni hari 0/5, hari 0 kuri 5. Uvuga ngo ni mu gihe turi gukora akazi kacu, ni muri moduko zizajya ujya hariya, ni kubakozeho TMP. Ngira ngo murabisobanukiwe cyane. Mbibutse ko iyi business ni nshya, ntago twamamaza business ziri kurangira. Iyi ni nshya, iyi ni cyashya. Gusa kubakoze TMP murabizi ko iyo warangizaga umurimo wahitaga ujya hariya ku mirimo yawe. Ubwo tugiye gukora inshingano zacu, turaza dukana no kuri go. Kubasanzwe bo muzi kuntu iyi go iboneka, muraza mu applyinga nyine iyo ufite amafaranga ahwanye nayo ukeneye gushora. Urumva ahangaha ni M2 cyangwa se level 2, aho ushora 100 ukajya winjiza 300 ngahe buri munsi. Ubwo M1 tugiye kujya twinjiza 675. So guys, turakanda kuri go twihuse. Video ya mbere baduhereza ni iyi niyo tugiye kwamamaza mu gihe kitarenze amasegonda 5, ariko ari very fast, yirukanka cyane guys. Tugiye guklika hano mu hagati, tugiye guplayinga. Niturangiza guplayinga, ikintu turi bukore turaza gukanda ku kanyenyeri, barahita byose babiduhereza. Niturangiza dukande muragenda mubibona guys, ngo turayifunguye amasegonda 5 yirukanka. Ngira ngo muri kubibona hano. Guys, mwitegereze neza, 5 arageze. None ikintu tugiye gukora, turakanda hano kuri aka kanyenyeri kanyuma. Ushaka unakanda hano, ariko twe dukanda ku kanyenyeri kuko n'undi nibyo duhemberwa nta kindi. Turangiza turakanda hano ahangaha kuri rate kugira ngo dukomeze n'indi task. Nkuko mubibona hahise hahindura ibara, turakanda rate baduhereze n'indi twamamaza. Mbese muri makeya kwamamaza kwacu iyo duplayinze amasegonda 5 tuba twamamaje nyine ko views bitambutse. Iyo bagiye kwishyura barareba, bakareba utunyenyeri twatanzwe, bakareba twatanzwe n'urwo rubuga, bakareba views yatanzwe n'urwo rubuga, ubundi bakona kwishyura nawe kwishurwa. So guys, ni ibyo ngibyo niko akazi gakorwa. Tugiye kuyikora irangire amasegonda 5 guys. Late komeze gutyo na gutyo, duplayinge magazine, ubwo ni filime
turamamaje nk'uko mubibona nyine hano hejuru arahita imibare igenda ihinduka nyine nk'ibisanzwe. turaplayinga nitumara guplayinga hejuru murabona ko hari tugeze kuri gatatu, kuri gatanu, tugeze kuri kane, kuri gatanu turaplayinga. Iyi niyo yanyuma duplayinze. Hano murahita mubibona nihuzura gatanu kuri gatanu burahita batuvanamo guys, ubwo imirimo yacu cyangwa se akazi kacu karaba karangiye. Yego, ubwo akazi kacu karangiye guys, bahita batuvanamo byihuse. Ubwo amafaranga yacu twinjije murabona nkuko mubibona gatanu kuri gatanu yamaze kugeraho. Ubwo amafaranga yacu twinjije tugiye kujya kuyarebera hariya kuri hano kuri aha cyangwa se iwanjye. Turaza amafaranga twinjije agomba kwiyandika ahangaha, ariko kwa ko twatinze harayavuyeho, ariko aba ari 675. Ubwo havuyeho 270. Ubwo havuyeho 270 ahita aza kwishyira ahangaha kuri cash deposit muri makeya. Ubwo ngo ni cash deposit, bifite uko byo system yabikora nuko nguko, ariko niho amafaranga yagiye. Nituza no kugira ahandi hantu dukirika, cyangwa se nituza no gukirika nko ku kindi gikorwa, wenda dukande hano cyangwa se aha, cyangwa se aho turi bukande hose, turagaruka kuri mayi dusange hari ikintu cyahindutse. Tugarutse kuri mayi turasanga ko y'amafaranga yavuyeho guys, dusanga amafaranga yavuyeho. Iyo utagize n'ikindi kintu ukorusha gufreshinga hano aba ari agafresh, ukarefreshinga urebe ko ibintu bihagaze. Urabona ko y'amafaranga nyine yavuyeho, yimutse aza hano kuri cash deposit. Ubwo niko system iba yanditse ku bibare busange handitse Kinyarwanda, muraba mubisoma. So guys, ni ukuvuga ngo ahangaha ni dukora level ya M1 cyangwa se level ya mbere. Nimero yacu bari iyi ngiyi biri hano hejuru, muraza kuyisanga no muri description cyangwa se muri comment, naho muri buze gusanga iyi link. So guys, noneho ubwo nuko akazi kacu gakorwa. Kubikuza, mbyibutse ko kubikuza muri wakamuvi amake yo kubikura aba ari inote y'igihumbi guys, nkuko mubibona hano amake yo kubikura aba ari igihumbi, amenshi yo kubikura aba ari 500 ku munsi. Turi kumwe na video zacu nakagaruka. Jobless, kora subscribe, tera inkunga.